Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 8 duhereye ku murongo wa 23. Haravuga ngo yikira mu bwato abigishwa be bajyana nawe, umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize turapfuye. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana iteka rihora riba rishya mu buzima bwacu. Buri munsi iyo ufashe ijambo ry'Imana ugasoma, ntabwo ibyo uvanamo biba bisa nk'ibyo wavanyemo ubushize. Bihora biba bishya, bihora biba byiza. Haba hariho iteka icyo Imana yaguteguriye, kuko ari wo mugati w'ubuzima. Rero turashimira Imana kuri iri jambo dusomye, kuko ni ijambo ry'uyu munsi, ni ijambo ryawe wowe unteze amatwi aho uri hose. Ntuvuge ngo ninde, ngo yaba yarahari, ngo yaba byari bimeze bitya. Oya, ni ijambo ryawe wowe urimo kuryumva. Ni nacyo gihe cyawe kugira ngo iri jambo rikugirire umumaro. Ntabwo ari ukuryumva gusa, ahubwo ni ukuryumva hakagira ibyo uvanamo. Hano turumvamo abantu batandukanye. Abigishwa bari mu bwato, turumvamo Yesu yarasinziriye yiryamiye, turumvamo n'abandi batangaye bamaze kubona ibyo byose bibaye. Ariko kandi burya mu rugendo iteka habamo byinshi. Mu bwato, ufashe ubwato, wenda mu Rwanda abantu benshi ntibamenyere kugenda mu bwato, ariko mu ngendo zivuga butumwa tujya dukora ingendo, tugakora n'ingendo z'amato, wambuka ukagenda amasaha n'amasaha. Mu bwato habamo byinshi. Hari igihe haza umuyaga mwinshi, hari igihe umuraba uba mwinshi, hari igihe biba na ngombwa ko baye baretse. Yewe ntabwo ari ubwato gusa, mu ngendo nyinshi zitandukanye n'indege hari igihe isubika urugendo. Waba ugiye kujya ahandi bakavuga bati, ntabwo mwihangane kubera wenda ikirere kitameze neza cyangwa ibibazo bya tekinike. Mu rugendo iteka habamo ibintu byinshi. Hari n'igihe mugenda mwajya kugwa nko ku kibuga bakavuga ati, mwihangane, aho kugwa muri ikibuga bakajya kugwa mu kindi, bagategereza ko ibintu bibanza gutungana. Rero habamo byinshi mu rugendo kandi bisaba kwihangana. Muri aya magambo, muri iri jambo turimo kuganiraho, ndagira ngo turebemo ibintu bike, nka 3, 4 cyangwa se 5, biraterwa nuko umwanya utwemerera, tugomba kugira twakigira muri iri jambo ry'Imana. Nkuko nabivuze, ni ukwihangana. Urugendo rwose rusaba kwihangana, kuko harimo ibiza utari wateganije. Aba bavuye hamwe bajya ahandi, ariko bamaze kugera mu bwato, bamaze kugendaho ahantu hatari harehare cyane, ngo ni uko umuyaga uba mwinshi, umuraba uba mwinshi, wisuka mu bwato, ibibazo biraba, induru ziravuga. Bamwe bati turapfuye, bati turashize. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ni ukwihangana mu rugendo. Ari urugendo rusanzwe rw'imodoka, indege n'ubwato, cyangwa se moto cyangwa n'ibindi, ari urugendo rw'ubuzima, ari urugendo rw'urushako, umuryango, ari urugendo rw'abanyeshuri biga, ari mu kazi, ari muri proje z'ubu ufite, utegura kimwe, rimwe na rimwe ugasanga hariho n'ibindi. Hariho ndetse n'uhinga, nyuma yaho yajya kubona akabona hajemo ibyo atahinze. Nabyo birameze. Ariko byanze bikunze byose bigomba gukemuka, bigomba gushakirwa igisubizo, bigomba kugira umuti wabyo, ariko hakabamo no kwihangana, kuko ibintu byose rimwe na rimwe ntabwo bigenda nk'uko wabiteguye. Ariko ntabwo twigiramo kwihangana gusa. Muri iri jambo turigamo n'ikindi kintu gikomeye cyitwa gusenga. Gusenga ni ikintu gikomeye dusubiramo kenshi. Buri muvugabutumwa, abigisha, ngira ngo ni hake warangiza iteraniro batavuze gusenga. Gusenga
ni ukuvugana n'Imana, ni ukubwira Imana, ni no gutega amatwi Imana nayo ikavugana nawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo tuyikoreze amaganya yacu kuko yita kuri twe. Hariho n'ibituremerera, hariho n'ibitugora. Icyo ubonye udashoboye nk'umwana w'umuntu, dufite uburenganzira, turabyemerewe kujya imbere y'Imana tukayibwira ngo Mana, iki kiri hejuru y'ubushobozi bwanjye, mu bwenge, mu bushobozi, mfasha, tugasenga. Rero ntabwo twajya ku kindi tutaratsindagira ku kijyanye no gusenga. Wowe unteze amatwi, abenshi barabikeresa, abenshi babivuga uko babishatse. Hari n'igihe mu magurupe, mu bantu usanga rimwe na rimwe noneho muri iyi minsi, kuko ibintu byinshi bica kuri za kamera, ku ma YouTube, ku ma umuntu yabasi ahumirije asenga cyangwa ashyizeho umwete asenga, wajya kubona ukabona wenda abandi barimo baravuga bati dore yari yagiye yatwawe, dore yaragira gute. Ariko reka mbabwire, uko wasenga kose upfa kubusengana umutima ukunze, bivuye ku mutima. Kandi Imana dusenga irumva. Abigishwa ngo babonye ibintu bikomeye, babonye umuraba ubaye mwinshi, babonye ubwato burengerwa, babonye urupfu ruri hafi, ngo ako kanya bajya kuri Yesu baramukangura, baramubwira bati Mwigisha, dutabare, turengere, dore ubwato bugiye kurengerwa. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 25 haravuga ngo baraza baramukangura bati Databuja, dukize, turapfuye, dukize urupfu, birenze ubushobozi bwacu, aha ntabwo twakikiza, dukize. Baramukangura. Haleluya. Iyo ibintu binaniranye utabaza nde? Iyo ibintu bibaye byinshi ubigenza ute? Hari ibirenga ubwenge, hari ibirenga cyicuri, aho waba uri hose ugasanga birakurenze. Waba uri umuntu woroheje, waba uri umuntu ukomeye, waba uri umuntu w'umustar uzwi cyane, waba uri umuntu utazwi, buri wese agira igihe abona ibintu bimurenze. Hari igihe kigera ukabona aho bigeze, ukeneye imbaraga z'Imana. Aho rero niho ukwiriye guca bugufi, ukamera kuri umuntu, kuri umunyantege nke, kudashoboye byose, ariko kandi ukamenya ko hari Imana ishobora byose, ndetse ukibuka ko yadusezeranije ngo abarushye n'abaremerewe tumusange, abafite imitwaro bikoreye tuyimuhe. Icyo gihe ukamenya ko ukwiye guca bugufi, Imana iri hejuru ishobora byose, akaba ariyo yitwa Imana, ukayegera ukayisenga. Ngo baramwegera bavuga bati Mwigisha cyangwa se Databuja, dukize, turapfuye. Ako kanya ngo Yesu araza, arahaguruka. Muri make yumvise gusenga kwabo, yumvise gutaka kwabo, yumvise guhamagara kwabo. Ariko arababaza ati niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera guke mwe? Niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera guke mwe? Mu by'ukuri dukurikije iri jambo Yesu yababwiye, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera guke mwe? Wenda wakibaza se ibi bintu arigirisha nkana? Ubuse koko nta biduteye ubwoba abonye? Ubu uyu muyaga, uyu muraba, iyi nyanja, ubwato bwari burengewe, uko twari dupfuye ntabibonye? Akaba tubaje ngo niki kiduteye ubwoba? Ariko yashakaga kubabwira ati kuki mutagira kwizera? Kuki mushidikanya? Ese turi kumwe mu bwato murabona hari icyo mwaba? Haleluya. Ako kanya ngategeka, amaze kuvuga ngo niki kibateye ubwoba mwafite kwizera guke mwe, ako kanya arabyuka, acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Ntabwo byatuje gusa, byaratuje rwose, byaratuje rwose. Aracyaha umuyaga n'inyanja ngo biratuza rwose. Izo ni imbaraga zikomeye ziri muri Kristo Yesu. Izo ni imbaraga zikomeye ziri mu Mwami Yesu. Kandi kiratujyana ku kindi gikurikiraho cya gatatu,
cyitwa kwizera. Kwizera, ntabwo twizera baringa, ntabwo twizera ibitariho, ntabwo twizera ibidashoboye, ntabwo twizera umuntu kuko umuntu agira ahagarukira. Twizera Imana ishobora byose. Uyu Kristo wari uri kumwe nabo abyutse, ako kanya cyaha umuyaga n'inyanja, arabitegeka, biratuza, kandi bituza rwose, bisubira uko byari bimeze. Hari ikintu cyabaye ku murongo wa 27, abantu baratangaye, abantu baratangara cyane, ngo abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki? Uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Uyu Yesu ninde? Mwana w'Imana, wapfuye ku musaraba ku bwacu, watsinze urupfu, wanesheje byose, waduhaye ubugingo, afite imbaraga. Ni wa wundi wazuye Lazaro, afite imbaraga. Ni wa wundi wahagurukije abaremaye, wahagurukije abafite ubumuga butandukanye, wahumuye impumyi. Aracyakora imirimo n'ibitangaza na n'uyu munsi wa none. Na n'uyu munsi aracyakora imirimo n'ibitangaza. Rero kiratwinjiriza ku kindi gikomeye. Tumaze kwizera uyu mwami, tumaze kumenya ko turi kumwe na Yesu ntacyo tuba, tumaze kumenya ko muri Kristo dufite ubutware, icyakane ari cyo gikomeye Kristo yakoresheje, ngo yaracyashye umuyaga, yarawutegetse. Rimwe na rimwe abamenye Imana, abamenye Kristo, abasoma ijambo, abarigenderamo, abizera uyu mwami, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Si uko abana b'Imana gusa, yabahaye n'ubutware bwo gutegeka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugende, go, nimugende mubwirize ubutumwa bwiza, abemera bagakizwa mubabatize, mubigishe kwitondera aya magambo. Ariko asezerana nabo, abaha isezerano rikomeye rivuga ngo nanjye nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mpera z'isi yose, kandi icyo muzakora nimusengera abarwayi bazakira. Abaha iryo sezerano rikomeye ryo kugaragara aho bazaba ari hose, nawe akigaragaza nk'Imana. Ni byiza rero ko tumenya ko dufite ubutware, dushobora guhagarara tugategeka, dushobora gucyaha, kandi bikatwumvira nk'uko Kristo yaduhaye ubwo butware. Na Yesu amaze gutegeka umuyaga, amaze gucyaha inyanja n'umuyaga, ngo abantu baratangara, baravuga ngo uyu ni muntu ki? Aricyo cya gatanu turi busorezeho. Uyu ni muntu ki? Dukwiye kumenya uyu Yesu, dukwiye gusobanukirwa Yesu, dukwiye, utaramumenya na rimwe ukwiye kumwakira, akakubera umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Uwamwakiriye, uwamumenye, ukwiye gusaba guhishurirwa birenzeho, ukwiye gusaba ihishurirwa rirenzeho, ugasoma ijambo kugira ngo ushobore kumenya uyu Yesu birenzeho, ugasenga, ugafata igihe cyo gusenga, ndetse ukabwira Imana uti nyihishurira, nyereka, ndashaka kumenya birenze. Na n'uyu munsi wa none hari urundi ruhande ugenda usobanukirwa, ukwiye kugenda usobanukirwa, umenya afite imbaraga zirenze uko bizi, afite ubushobozi birenze uko bizi, hari icyo yakora kirenze icyo uzi, igihe cyose yakubera mushya. Yesu yuninde, umwana w'Imana ushobora byose, niwe dukwiye kumumenya, tukamenya birenzeho. Twizemo ibintu bitanu. Icya mbere ni ukwihangana, kuko mu rugendo duhura na byinshi. Icya kabiri ni ugusenga. Ntabwo dukwiye gutuza igihe ibintu bituremereye. Tumenye ko hari Imana ishobora byose, hari Imana ikwiriye kwitwa Imana, twebwe tukaba abantu. Ni umunyembaraga ukomeye dukwiye gusanga tukamubwira. Ntabwo dukwiye gutuza nk'uko abigishwa bavuze bati, mwigisha dutabare, turengere, turapfuye. Dufite umugisha ukomeye kuba dufite Imana nk'umubyeyi, aho dukwiye kwirukira mu masengesho.
cya gatatu ni ukwizera. Kwizera ni ikintu kinyuranyo cy'ubwoba, ni ukutagira ubwoba, ni ukudatinya, ni ukudakuka umutima, ni ukudakora ibintu wapabye uhubutse, kudakora ibyo wagombaga gukora. Gomba gukora ibyo wagombaga gukora ufite amahoro no kwizera n'ibyiringiro mu mwami Yesu. Ukizera ntushidikanye. Ubwoba burica, ubwoba butuma bimera nabi, ubwoba ntabwo ari buzima, ubwoba si bwiza. Ahubwo tugire kwizera, twambare kwizera, tugendere mu kwizera, twizere Imana ishobora byose. Ntugire ubwoba, ntutinye, ntukuke umutima, izere Imana. Cya kane, utegeke. Hari situasiyo zimwe, hari ibintu bimwe dukwiye guhagara mu ijambo ry'Imana n'ububasha duhabwa n'Imana tugategeka. Ariko icya gatanu, turusheho kumenya uyu mwami Yesu. Ndagira ngo mu gusoza dusenge, ariko nkubwire ngo aho uri, nkuko natangiye mbivuga, mu rugendo habamo ibintu byinshi. Mu byo utegura, urategura, ariko bimwe bikagenda byivanga. Ariko ndagira ngo nkubwire inkuru nziza ko hari Imana ishobora kubishyira ku murongo. Hari Imana yabiturisha. Hari Imana ishobora byose. Hari Imana iri kumwe natwe muri urwo rugendo. Mu byo ducamo byose dufite Imana. Niyo dukwiye kwiringira, niyo dukwiye guhanga amaso, niyo dukwiye kwizera. Ese wowe urimo uraca mu biki? Aba bari mu bwato bahura n'umuhengeri, urupfu, bati turapfuye, bati bimeze bite, baratabaza. Ariko ntabwo nzi umuhengeri urimo gucamo mu bwato bwawe. Ntabwo nzi ibibazo urimo gucamo mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu mirimo ukora, mu kazi. Ibyo ucamo ni ibihe? Hari Imana ishobora byose. Ndagira ngo uyizere uyu munsi, nawe utabazi. Nk'uko abigishwa babwiye Yesu bati databuja, dukize turapfuye. Nawe uyu munsi wemerere Yesu agukize, umutabaze, mubwire uti databuja, mwami Yesu, ni wowe niringiye. Ugire kwizera, ntushidikanye, umenye ko Yesu ashobora byose. Kandi hari ukuntu abantu batangaye baravuga ngo uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Ndagira ngo umenye ko nawe situasiyo yawe urimo yumvira umwami Yesu. Imbere y'Imana, imbere y'ijambo ryayo, ibyo urimo byose imbere y'Imana n'ubusa. Byose birashoboka imbere y'Imana. Nta gikomeye kinanira Imana. Byose birashoboka. Wemere ko ishobora byose, wemere ko umuraba ugiye gutuza. Nubwo waba uca mu bintu bikomeye biti, umenye ngo yaturishije umuyaga n'umuraba, yaturishije inyanja, yatumye ubwato bwongera kumera neza, yatumye abigishwa bongera kuvuga bati Imana ishimwe, yatumye abantu batangara bakavuga ngo uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja byose biramwumvira. Na n'uyu munsi yagutungura ikagukorera imirimo itangaje, ukamenya ko hari Imana itandukanye n'abana b'abantu. Ndagira ngo uyu munsi wizere, kandi tugiye gusenga. Waba urwaye, waba urushye, waba uremerewe, witegure tugiye gusenga. Ikindi, nimba utarakira umwami Yesu, utarakira Kristo, emerera Kristo mu buzima bwawe, yinjire muri wowe, akubera umwami n'umucunguzi ubuzima bwawe. Umwijima uhunge, umucyo wa Kristo winjire, imbaraga z'Imana ziyobore imibereho yawe yose, icyerekezo cyawe cyose kibe mu biganza by'Imana. Reka dusenge Imana. Hanyuma nimba unyumva aho uri hose, ukaba ushaka kwakira Yesu, ndagira ngo usubiremo aya magambo kandi ubivuge avuye ku mutima. Vuga uti mwami Yesu, ndagushimiye cyane kuko nkunda. Uyu munsi numvise ijambo ryawe, none mfashe icyemezo cyo gukizwa. Nguhaye ubuzima bwanjye bwose n'imibereho yanjye yose. Ndakwizeye nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Uhereye uyu munsi ndakijijwe. Urakoze mwami. Reka rero gusengere, hanyuma dusengere n'abandi bose abafite ibyifuzo bitandukanye, abarimo baca mu bigeragezo. Ijambo ry'Imana rivuganye namwe, mwizere. N'abandi bose bafite ibyifuzo bitandukanye, reka dusenge. Witeka Imana ishobora byose, Mana nziza, Mana y'ubutware n'ubushobozi, ndagushimiye cyane kuko uri Imana yumva gusenga kwacu, kandi uri Imana idufiteho umugambi mwiza.
ndasengera buri wese wumvise iri jambo akaba afashe icyemezo cyo gukizwa no guhindukira akava mu bibi, akava mu byaha, akava mu mwijima. Nanjye ndamusengeye kugira ngo imbaraga zawe zimushoboze. Mu izina rya Yesu Kristo turakubita hasi ibyo byose byamurwanyaga, imbaraga z'icyaha, amagrupe mabi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo byose byamusubizaga inyuma turabikubita hasi, turabicyashye, turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe mweze, mwambike imbaraga za Mwuka Wera, kandi ukomeze mwami kumukomeza no kumurinda kugira ngo igihe gikwiriye azarushaho gushimira Imana. Ndasengera n'umuntu wese uri mu bigeragezo, ufite ibibazo, urwaye, urushe, uremerewe, mwami Imana wavuganaga nawe muri iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasenga kugira ngo imbaraga zawe zikore. Buri wese wumvira iri jambo mwami, reka yakire gukira, reka yakire ihumure, mu izina rya Yesu yakire amahoro, yakire umunezero, yakire ibyishimo, yakire gusubizwa. Umuraba n'imiyaga bituze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Agira amahoro kandi yakire amashimwe n'ubuhamya bushya. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu. Komeza kuduha umugisha no kutugira neza. Umugisha itorero ryawe, umugisha igihugu, umugisha buri wese mwami, twese hamwe twakire bivuye mu biganza byawe. Komeza kubana natwe muri byose, dusabye twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.